baturashe bari ni Al-Qaeda wibuke kino ino gereza yo Guantanamo ifungirwamo abantu bibye bikomakomeye cyane yari Al-Qaeda. What's left of them anyway? How many? Bagay 14 all together, but they're spread out now to make you a welcoming party. Ati ni 14 basigaye ndetse biteguye kuba ikirori cyo kuba ikaze hano kuri Guantanamo. Sasa mu bantu bose bapfuye bagashira hari ibye byari bifungiye hano muri Guantanamo bigera kuri 14 bya Al-Qaeda bikiri bizima biri hano ku kirwa ngo byiteguye no kuba ikaze. Ubwo ikaze riba nyine muraryumva. Are you sick? We were all in Section 7, an isolated part of the camp for high-level detainees. We had our own food stocks, own facilities. None of us came in contact with the virus. ATSA abo bari aba 14 ba Al-Qaeda barwaye otoya abo abasirikare 14 ba Al-Qaeda cyase ndwanye za Al-Qaeda ndetse natwe twari twabashigurokoka twari turi muri section ya 7 ahari hari ibiryo hari ikintu cyari cyo cyose bari badutandukanije nta numwe muri izo detainees cyangwa se izo mbohe wigeze ubasha kugerwaho na virus. Everybody else was evacuated. We had the run of the place. Ati abandi bose bari batwawe bagiye baba dutandukanijemo bari barwaye nitwe twagomba gusigara tuyoboye hano. Me and 6 other guards. Je nabandi barinzi bataratu nitwe twasigaye turinze izo mbohe 14 za Al-Qaeda zari nzima natwe twari bazima. Ubwo 14 uteranyije abasirikare 16 bari barinze mbohe ni 20 bari basigaye kukirwa. Subcontractors, private security. At that point we figured no governments, no politics. We let them go. Ati ubwo nk'abasirikare batatu twari dusigaye turinze Al-Qaeda 16 bari bari hano twaje kumenya ko nta guverinoma yacu kiriho nta leta nimwe iriho ndetse nta nitegeko rigikurikirana abantu turavuga ati reka tubarike n'ubundi bagende n'ubundi cyorezo ubwabo cyari gikomeje gukomeza kwica abantu benshi bari kora zirambuye za Al-Qaeda ngo zigende ziranje zirabihinduka yego bari kwimfunga ngo zigende uko n'ubundi wabonaga icyorezo giyambaye zirabihinduka. So where the hell? Wenyine usigaye, the last man standing. Wenyine usigaye hano. At least 3 of them peeled off towards your ship with rocket launchers. You just tell me this now? You're the one asking. Ati icyo kurya kiri hirya ndetse n'uwabonye bohereje ya launch barashaka kurasa ubwato bwanyu. Wamugenga ko ucubimbwiye nona. Questions. Niwe hari ko wari kumbaza ibibazo naga ninjye wabazaga. Be advised, hostiles are armed with RPGs and appear to be en route to your whiskey. Umva izo mfungwa ziri muri 14 ziri hano zishobora kuba zifite RPG zishobora kuza kurasa ubwato kanya kariko kose. Bano barabimenye. Hano hari ibye bigera muri 14 bya Al-Qaeda kandi bifite intwaro. It's going to mean getting your hands dirty. I've dirtied them before. Ese tujya guhangana nibyo biga